Abasuhuje bakunzi bacu bakunzira y'ukuri TV, Imana ibaha umugisha bakomeza kudukurikirana abari hirya no hino, murabitwereka uburyo mudukunda kandi nkuko bisanzwe turi kumwe n'umutumirwa wacu mwakunze twabagiriyeho umugisha nawe twatugiriraho umugisha yagarutse. Umutumirwa wacu rwose ni karibu. Murakoze cyane. Yego, tuguhaye ikaze kunzira y'ukuri TV. Yego murakoze. Nkuko nabibabwiye ubushize nitwa Nyirabizimana Yvonne, ndi umubyeyi, ndi umukristo, ndi umubyeyi mfite abana. Imana iduhana umugisha. Amen. Nyuma yo kuririmba tugahimbaza Imana, nyuma yo kuririmba ibyanditswe byera mu makorasi, mu ndirimbo ziramya zigahimbaza, numvishije nanone kongera kumva inyungu yo gukorera Imana. Amen. Ese nawe waba ufite bimwe mu bintu wahamya ukumva uti shingiye kuri ibi n'ibi ni ukuri hari inyungu ziri mu gukorera Imana? Yego. Yego. Urakoze cyane mama Fabrice. Yego. Mboneraho no kugushimira ngo Imana iguhe umugisha, uri inshuti nziza, uri umubyeyi mwiza, Imana iguhe umugisha. Amen. Inyungu zo gukorera Imana nawe ubwawe uri inyungu. Amen. Na umuntu wese Imana yagiriye neza, umuntu wese uko yagiye abona Imana, biba ari inyungu zo gukorera Imana. Imana iduhana umugisha. Ni ukuvuga ngo gukorera Imana ni inyungu ikomeye kuko nta gihombo kirimo. Yego. Uko byagenda kose, uko wakora kose, ubona ubabaye ukabyuka nijoro ukajya muri nibature biba bigoye. Yego. Ukajya gusenga ku manywa biba bigoye. Yego. Ukigomwa akazi kawe ukajya mu murimo w'Imana, ukajya gufasha abakene, ukajya kugaburira abashonje. Yego. Biba bisabye kwigomwa. Yego. Ariko nubwo bimeze bityo, inyungu yo gukorera Imana tuzagororerwa kandi ikiruta byose. Amen. Imana itubikiye ubugingo. Hallelujah. Itubikiye ikamba ry'ubugingo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Amen. Inyungu zo gukorera Imana ni nyinshi kandi nkuko inshuti yacu Yvonne abivuze, mu by'ukuri harimo nk'abantu bamaze imisi batubona kuri YouTube, nkanjye mpamaze igihe kitari gito hano ku mbuga nkoranyambaga, tunahita ku mihanda. Ni ahantu umuntu ajya yemeye guseba yararenze urusebero kuko hari ibyo bakujaginga. Maze imisi ndi gukurikirana ibiganiro bitandukanye, hari n'uherutse kubikora rwose, yambara ikote ryonyine n'igituza gusa n'inda, haragaragaza ukuntu mama Fabrice n'uwitwa mama Charlene ngo twambaye ubusa ku karubanda. Mu by'ukuri nkimara kubibona naravuze ngo Mana umubare kuko atazi icyo akoze. Ariko mu by'ukuri impamvu tudacogora kongera gufata mikoro, impamvu tudacogora kongera kuza ku mbuga nkoranyambaga, nuko dufite inyungu. Ibyo baduhagarabika birahari, ibyo badutuka birahari. Ndatekereza ko na Yvonne wagize umugisha ugakurira muri Ekodimu, kuko ni umugisha ufite kumigisha undusha, kuko hari amateka abana bazambaza we batazakubaza. Ariko nubwo wagize uwo mugisha, ariko uyu munsi na none nawe uracyari mu ntambara. Bibiliya yarambwiye ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi nta yindi ntambara turwana nayo, ni ibyo tutarashobora, ni ibyo tutarabasha. Buno na Yvonne wakuriye muri Ekodimu, utazi kanyanga, utazi urumogi, utazi uburaya, nawe afite ibintu babibona bakabona ntibigenda neza. Nawe ujigira urugamba mu murimo w'Imana. Ariko kandi nanone impamvu ituma njyewe mama Fabrice ku giti cyanjye ndwana n'intambara zose ziba mu murimo, ziba mu gukorera Imana, nuko tuzi ko harimo inyungu. Niyumvishijemo uko nabonaga ibiganiro, uko ngenda ndushaho kubona komenti, uko ngenda ndushaho kugenda mbona abantu, umuntu w'umupapa ukuze ubyaye ufite abahungu n'abakobwa akambara ikote ryonyine kuri kamera agashaka kugaragaza nguko tumeze ubwo. Mu by'ukuri nabibonye ndi kumwe n'umutware, ndamubwira uyu muntu Imana hari umuntu rero ko tumugirira impuhwe, nyine ngo kugira ngo agaragaze ko mama Fabrice na Charlene ngo bari kuvuga ubutumwa bubambura ubusa cyangwa bwambaye ubusa butari ubwo kuri, nuko agomba kugaragaza iyo character cyangwa akagaragaza iyo miterere. Ariko mu by'ukuri nta nihuriye n'umutima w'imbere, kuko ndashimira Yesu ko yagize imbaraga zikomeye zo kurenga ku bantu inyuma akagera n'imbere. Akagera imbere akahakiza kugeza ubwo warura n'umuntu utagusabye imbabazi, ntiwandike komenti cyangwa ukabona komenti akanabona n'abamushima. Ariko harimo umwe wamubajije aramubaza ati
mu by'ukuri kwambara ikote gutyo ryonyine ridafite ikindi kintu imbere ni ibyo wakoze ariko wabikoze ubishaka. So rero ariko ngo yagaragazaga isura y'abagore babiri ariwe Mama Fabrice na Mama Charlene. Narindi gusobanura gatoya ku mbaraga zibonekera mu bintu birimo inyungu umurimo w'Imana zo gukorera Imana. So rero ese wowe njyewe urumva mba kuri iyi mihanda, mba kuri YouTube, mba kuri izi social media, hari uburyo mbikavaringa, ariko nawe wasangiza kuko harimo bagenzi bacu nabo wenda batari baza no ku mbuga nkoranyambaga, wenda batubonaho bakavuga bati nkawe ndatekereza ko uyu munsi kubw'urukundo twakundanye na Mama Fabrice kandi wa mugari tutarakuze kimwe tutarabayeho kimwe, ariko mu by'ukuri wasangiza abadukurikiye ukabasangiza gatoya ukuntu wa muntu abantu babona atagira imibanire, wa muntu abantu baharabika kadakorera Imana. Ese wowe muri bya bikomere byose, muri uko guhaguruka kose, muri makeya wadusangiriza abadukurikiye uburyo Imana ijya ibigushobozamo kugira ngo nawe bihagararemo neza? Murakoze. Yego, urakoze cyane. Yego, Imana iguhe umugisha kubw'ikibazo mbajije cyangwa se kubwo gusa icyo nakubwira ugomba kumenya. Yego, kandi ugomba kumenya cyane, ntabwo uko ushaka ko njyewe mera yego, ariko nzamera. yego, Njyewe ni njyewe, nawe ni wowe. nibyo, Nuriya rero wakoze biriya niwe. yego, Ahubwo nk'uko ijambo ry'Imana ridusaba kubabarira n'abatadusabye imbabazi, yego, mubabarire umubohokeho kuko nawe siwe. ukuri naramubabariye. Ntabwo ari we, kuko uko bisa kose iyo umuntu yifasha akakwambika ubusa, ubundi burya ntiwakabaye unabitekerezaho cyane, ahubwo wakabaye wowe ureba uwo muntu ukabona mu mutwe we ukabona mu mutwe we, yaba mu papa yaba mu mama, umuntu mukuru kwambika umuntu ikiremwa muntu busa gutyo ni ibintu nubwo waba ari ikintu wakoze ntikimunyure, hari ubundi buryo yabucishamo ariko atakwambitse ubusa. Nibyo, tavuza amazina. Ariko mwicika intege, nimukomeze kandi nimukomere. Yego, kandi nimukomere rwose, kuko muri uru rugendo, muri iyi nzira nubwo bimeze bityo, harimo amahwa, harimo ibigeragezo byinshi, harimo intambara nyinshi, kandi niko umuntu ameze. Abantu baravuga bakavuga ibiriho n'ibitariho, ariko nimukomere. amen. ngira ngo mpumurize na Mama Charlene, nakomere, nakomeze akorera Imana, kandi nakomeze yubaha Imana, kuko nayo izamwubahisha nk'uko yamwubahishije. Amen. Abatarabona uko Imana yamwubahishije Yego, nibo bajajinga bagaca imanza gutyo, yego, ariko mu by'ukuri nimukomere. amen, Amen. amen. Imana imuha umugisha mwinshi cyane. Ndatekereza neza ko mu nyungu zo gukorera Imana na kuno kuntu turi, no kuba turi ababyeyi bafite abana, bafite ingo, bafite imiryango, uyu munsi biri mu nyungu zo gukorera Imana. Kandi ndashimira Imana ko wavuze ijambo ry'itangira avuga ngo no kuba turi kumwe nawe nabyo ubwabyo ni inyungu. Nanjye kuba ndi kumwe nawe nabyo ubwabyo ni inyungu, kuko nasanze uko buriya umuntu umwe arakurenganya ariko Imana ikazana kukurenganura. Umuntu umwe arakwanga, Imana ikakuremera undi. Maze n'imisi nigisha ijambo rivuga ngo Imana iguhuze n'umuntu ugusobanura neza. Imana ihimbaza, kandi uwo muntu uzagusobanura neza ntabwo uzi uwo ari we. Wowe mu rwawe ruhande ubane n'abantu bose kandi amahoro. Gusa icyo nashimye Imana ni kimwe, nyimara kubona ibyo byose nk'uko bivuze ati Mama Fabrice zura imbabazi, nashimye Imana ko atari twe yashyizeho twambaye ubusa. Tujye tubonaho n'andi mafoto y'abandi bantu bambaye ubusa, umuntu agafata umuntu muri iki gihugu cy'u Rwanda wubashywe tuzi umunyacyubahiro, akamufata akamushyira kuri screen, akamukuramo imyambaro yose akamusigira ikariso na insiti. Ariko twebwe ntabwo ari twe yabikoze na Mama Charlene, ahubwo yagize gutya bari we yambika ubusa, aravuga ati mwambonye, ati kisi gituza, ati yisinda. Ariko siwe nkuru, abo turi kuvuga ngo ntidufite gutinya habe na gato. Haleluya. Kuko ubuzima bwacu biri muri we, haba mu byago ndetse no mu makuba, aturindisha imbaraga agira. Yes, niyo mpamvu rero nabugingo numva Mama Fabrice, ikintu cyatuma umutima wanjye uhonga, ikintu cyatuma amaso yanjye ahonga, ikintu cyatuma nabyishima abantu bambonana, nuko ngewe muri make naba naguye mu byaha, kandi nanone ntafite imbaraga zinjyana kwatura cyangwa zingereza aho Kristo ari. Ariko igihe cyose numva umutima wanjye utancira urubanza, cyakora ndabizi neza ko ibi byakunyura njye ntabwo nabishobora, n'ibyo ukeneye ntabwo nabishobora. Maze iminsi ndi gusetsa abantu ndababwira ngo abantu bakeneye Mama Fabrice wa kera. Mama Fabrice wa kera gipimira 35,
mama Fabrice wa kera kiva mu rumogi asa ukuntu ngaho ureba mu myaka nk'icumi ishize abantu bakubwiye bati tugukeneye nka kera, mu by'ukuri hari kera hashize. So iyo tuvuga kera hashize ni uko haba hahari, ariko nanone kandi harahari, ndetse naho tujyana harahari. Rero turashimira Imana ko Imana yo ntitubaza ngo kera hashize ndagukeneye nk'uko wari uri, nta nubwo itubaza ngo none mama Fabrice ndagukeneye. Uko mpindagurika, uko imibereho yanjye ihindagurika, Imana yo irayireba kandi igiye ireba, yamara kuyireba ikamenya uko izayigenza. Rero ndashimira Imana ko mu nyungu zo gukorera Imana harimo gukomera. Haleluya. Mu nyungu zo gukorera Imana harimo no kubaho ubuzima butwikiriwe, ubuzima Imana idushyiraho igitwikirizo. Abadayimoni nibatwone, abadayimoni nibadukobe, nibabone twahonze ngo nzano kuri kamera ndikurira. Hari ikindi kiganiro nanjye nari gukora kijyanye na biriya uriya muvandimwe wanjye yakoze, kandi umuvandimwe muri Kristo Yesu, uriya umuvandimwe muri Kristo, twese dusangira igaburo ryera. Ariko ikintu Bibiliya yavuze ngo umuntu nubona akoze nabi ujye umusanga, ngo keretse nakunanira. Uriya muvandimwe se namunaniye kuko niyo nanzanze ngo ari buzamuteza abantu cyangwa ari buzamushyira ku karubanda. So rero ikintu gituma muri twebwe hahoramo imbaraga zo guhamya ibyiringiro by'Imana. Mama Fabrice ndacyatanga bwa buhamya bwaho Yesu yankuye, kandi yarahankuye, hari ibifatika. Haleluya. Nawe hari ibifatika, ufite bifatika, dufite ibifatika. Niyo mpamvu tudahonga mu maso, niyo mpamvu tudacika intege, kuko n'ibitari biriya twabibwiwe mu rwongorerano, n'ibitari biriya twabikorewe ku karubanda, ikuzimu ho bafite intego yo kutunaniza. Ariko hari ibanga nahishuriwemo muri izi nyungu zo gukorera Imana, hari ibanga nahishuriwemo. Buriya umuntu wese ufite icyo urusha aguhoza mu kanwa. Kuko uko byagenda kose umuntu udafite icyo urusha nta mwanya yakubonera, ariko umuntu ukureba akakubonamo ikintu umurusha arakwikanga kandi ngo bajya bikanga inyenyeri, uwo tuzaba we bikanga icyo tuzaba cyo, kandi muri Kristo kirahari. Haleluya. N'ubugingo tuzabubona mu nyungu zo gukorera Imana, tuzabona ubugingo. Haleluya. Rero turashimira Imana iduhamagaye nk'abadamu, iduhamagaye nk'abakozi bayo, iduhamagaye kugira dushyire muri uyu murima munini, ahubwo abantu bareke tuwukundaniremo, tuwubwiranemo neza, duhananemo keya nk'uko Yvonne twahuye akamakeya. Dukundane, twishime, tube ibyishimo bya benshi, tube urugero. Erega kuba urugero si igitambaro, kandi ntabwo twaje kuvuga ADPR, uretse ko reka mbabwire kuba navuga ko mvuka kwa John, nubwo John ataba yaraneze neza ko n'umubyeyi. So kuba rero navuga ADPR, kuba ADPR yaba iba iri mu bihe bitoroshye cyangwa yaba itari no mu bihe bitoroshye, reka mvuge gutyo, ntabwo bivuze ko ntayihoza mu kanwa. Reka nyihoze mu kanwa, yanyonyeje amashereka atuma urumogi runshiramo. Reka nyihoze mu kanwa, yanyonyeje amashereka imperezwa isi yose. Reka nyivuge mu kanwa, yanyonyeje amashereka irangije ayo mashereka meza atuma nanjye ngenda nonsa abandi, kuko burya umwana aronka ariko agakura, igihe kikazagenda akaba mama w'abana nawe akonsa. Natwe ubu dufite abo twonyeje, ariko tubonyesha kwa ya mashereka twonsa, kandi ni meza. Wowe utabona ko ari meza ni impamvu yawe, nta nubwo twabikubuza, ariko ni meza. Kandi ntabwo cyane cyane tuvuga Imana, ntabwo cyane cyane tuvuga ADPR cyangwa itorero, tuvuga Imana twabonyemo. Amen. Duhamya kugira neza ko Imana twabonye. So rero dusoza turashimira Imana na Yvonne mu nyungu zo gukorera Imana. Tutaranavuga mutubonye gutya twicaye, mwese mwahita mubona inyungu zo gukorera Imana, kandi izo nyungu zigaragara inyuma. Ntabwo kubyiwa gutya kwa Yvonne amagara aramirwa ntagamerwa. Yego. Ntabwo gusa gutya babihinga, ni biri mu nyungu zo gukorera Imana. Mwaramwumvishije mu guhimbaza Imana, ariko mu by'ukuri turashimira Imana. Ni umudamu w'umunyamwuka, ni umudamu w'umunyamasengesho, ni umudamu mpamagara ati tujye gusenga. Imana iguhe umugisha. Amen. Turagushimiye hano ku Nzira y'Ukuri TV. Ufite ikindi kintu wumva wabwira abakunzi bacu ku Nzira y'Ukuri TV, tuguhaye ikaze. Yego, murakoze. Reka dusangire iki cyanditswe. Dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere. Yego. Ijambo ry'Imana muri Zaburi igice cya mbere umurongo wa mbere haravuga ngo, yego, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, yego, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, yego, ntiyicarane n'abakobanyi, yego, ninshaka ngeze aho ngaho. Yego. Haleluya. Amen. Urahirwa. Amen. Wikwicara mu nzira z'abakobanyi. Yego. Kandi aribyo twavugaga nsubiye inyuma gatoya, uriya muntu umubohokewe. Yego. N'abagenzi be. Yego.
ahubwo wikurikiza imigambi y'ababi ngo unamutindeho, ahubwo reka wagutindeho. Yego. Kubera yuko wowe ufite icyo umurushije, ufite n'icyo wamurushije. Yego. Mwereke itandukaniro. Yego. Haleluya. Amen. Mwereke ikinyuranyo. Yego. Umwereke ko hari aho wavuye, hari n'aho ugeze. Yego. Noneho we nawe azahinduka kandi ahindukire. Imana yacu tugirire neza. Yego. Numvaga rero uwo murongo nawo wasangiza. Yego. Ariko mwene data, nshuti y'umusaraba, hano hanze hari ibibazo byinshi, hari ibigeragezo byinshi, hari intambara nyinshi. Wigenda uko wikora, wikwitura umuntu inabi yakugiriye. Yego. Hoya. Mwihorere. Ahubwo reba umusaraba. Amen. Hanga amaso umusaraba. Amen. Umuririmbyi niwe wavuze ngo umusaraba niwo bendera ryacu abakijijwe. Amen. Ngo kandi twemeye n'isoni zawo niwo utuneshereza. Amen. Haleluya. Amen. Umusaraba niwo bendera ryacu abakijijwe. Umusaraba niwo utuneshereza. Haleluya. Muri izo ntambara zose aba ari ukuneshereza. Haleluya. Muri ibyo bigeragezo byose aba ari ukuneshereza. Haleluya. Ubu none ntukiri mu kiderenga. Amen. Ubu none ntukiri imbobo. Amen. Ubu none ntukiri indaya. Haleluya. Hanga amaso umusaraba. Haleluya. Hanga amaso umusaraba kuko ari ukuneshereza. Amen. Kandi ukomere. Amen. Muri uru rugendo n'ibitaraza bizaza kuko nturamburwa umwambaro w'urugamba. Nibyo. Uracyari mu ntambara. Yego. Ariko komera, wihungabanywa n'imiyaga n'imiraba. Yego. Uzura imbabazi. Amen. Nk'uko Imana ihora itubabarira, nawe babarira. Amen. Ngo babohokeho abanzi bawe, cyangwa se ntunabereke ko ubizi. Yego. Ahubwo umusaraba ukubera ibendera. Amen. Imana yacu ishimwe. Turamushimiye cyane umutumirwa wacu Yvonne. Turamushimiye nubwo yankomezaga nka mama Fabrice, ariko ndabizi ko hari abandi dusangiye izo ntambara. Mwese turababwiye ngo nimukomere. Amen. Abakurikirana inzira y'ukuri mwese turababwiye ngo nimukomere, kandi mujye mwibuka cyane kumya gutanga share dukurikirana cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Share.